butayu udakuramo umuntu. Mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe, nta butayu udakuramo umuntu. Yarakoze cyane, uririmbye neza nubwo ngo bitameze neza, none n'ejo bishobora kumera neza. Ntabwo babwibihe rero, humura aho uherereye hose, uko umeze kose Imana iri mu ruhande rwawe. Komera komera rero bakunzi b'Umunara TV, aho muherereye hose, aho niba utameze neza ihangane komere, kandi nawe umeze neza ukomeze gushima Imana iguhaye kumera neza. Rero murabibona, twasuye uyu mubyeyi ufite umwana umeze gutya. Uyu mwana mureba amaze imyaka 8 adahaguruka, aticara, aryamye. Ntabwo byoroshye rero, kurikirana inkuru yose urebe uko byamugendekeye, ariko komera kandi humura, Imana izi ihere. Bakunzi rero b'Umunara TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose. Uyu munsi twatembereye mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu Ngara, aho bakunze kwita mu Ngara, ni mu kagari ka Ngara, ni mu mudugudu wa Birembo. Tuhasuye uyu mubyeyi ufite uyu mwana umeze gutya nk'uko mwakomeje kugenda mubibona. Turagira ngo tumusuhuze, hanyuma tumubaze, tuganire muri make ubuzima bw'uyu mwana uko bumeze, ndetse n'ubuzima bwe muri rusange, mu mibereho ya buri munsi, mu kwita kuri uyu mwana. Turagira ngo atangire abasuhuza. Mwiriwe neza, baneze amatwi. Nitwa Niyonambaza Clementine, ndi umubyeyi w'abana 3. Nagize ikibazo nyine cyo kubyara uyu mwana nk'uko mwabibonye, ufite ubumuga. Umwana yitwa Uwimigisha Brian, ni umuhungu, afite imyaka 8. Kuva yavuka ntaragenda, ntaricara. Ubuzima bw'uyu mwana nyine burangoye, nk'umuntu ufite umwana ufite ubumuga. Kubana nawe ntabwo biba byoroshye, murabizi. Mu buzima bwa buri munsi umuntu aba akeneyemo ikimutunga. Ntiwajya gupagasa ufite uyu mwana ngo byemere, ntiwagira naho umutereka ngo bamukurebere ngo byemere. Ni umwana uba winera, ni umwana uba utazi kwigaburira. Tukiri aho se, muri make ikibazo cy'uyu mwana, uyu mwana ubu afite igihe kingana iki, angana iki, afite imyaka ingahe? Uyu mwana afite imyaka 8. Afite imyaka 8. Iki kibazo watangiye kukibona mu gihe kingana iki kuva yavuka? Wabimenye gute ko afite iki kibazo? Ese akivuka arabimenye cyangwa wagiye ubimenya uko agenda akura? Akivuka ntabwo nabimenye, gusa yari yavutse ananiwe. Yavukiye ku bitaro bya Kibagabaga, avuka ananiwe. Njya muri kuvezi marayo ibyumweru 2. Nyuma yaho ndamucyura, nyuma y'ibyo byumweru baransezera ndamucyura. Mu kugera mu rugo nkajya njya gukingiza abandi babyeyi nk'uko bakingiza, ariko nagera ku bitaro nareba imikurire y'umwana wanjye n'iy'abandi bana bavukiye rimwe bangana, nkabona uwanjye ari hasi nyine cyane. Nkabona abandi bageze mu kigero cyo kwiyegura, uwanjye ntegereza ko yiyegura, ndabibura. Abandi nkabona baricara, uwanjye ntegereza ko yicara, ndabibura. Ubwo nyine nza kubona ko umwana afite ikibazo, nyine ntangira kuvuza. Nakoresheje kineseje mu Gikondo. Mu bushobozi bwanjye mbega naragerageje, ngeze aho ndashirirwa nyine. Ubwo ndicaye maze nk'imyaka 3 nakoresha kine, kubera ubushobozi bwaranshiranye, bwarandangiranye. Muri make abaganga se bakubwira ko uyu mwana ashobora kwitabwaho akavurwa mu gihe habonetse ubushobozi, cyangwa bakubwira ko ubuzima bwe ari uko nguko buzahora igihe cyose? Mbega ni ikihe cyizere abaganga baguha muri make iyo uganiriye nabo, cyangwa se nk'iyo wegereye abantu bamenyera ibijyanye n'ubuzima? Uyu mwana ngewe nka nyina wamubyaye, mporana nawe umunsi ku wundi. Ni imbaraga z'ikofi zibura. Habonetse imbaraga z'amafaranga umwana yakira, kuko kugeza ubu ngubu nk'iyo mushyize hasi kumukeka ashobora kwiyegura akiyicaza. Umwana rero wabasha kwiyicaza atarimo no kwitabwaho ngo avurwe,
yavuwe yakira, bambwira ko ari ikibazo cy'umugongo. Urabona ko urutirigongo rwe nyine iyo yicaye rujya ku ruhande, rujya ku ruhande, bambwira ko ari ikibazo cy'umugongo nyine, ubona urutirigongo rwe ruhengamye. Bakunze b'Umurara TV nk'uko mubibona, murabona ko uyu mwana urutirigongo rwe ntabwo ruri hagati nk'uko abandi babimeze, murabona yuko ruri ku ruhande. Icyo kikaba ari kimwe mu bibazo bishobora ndetse no kuvurwa habonetse ubushobozi, uyu mwana yavurwa. Rero mwese aho muri hose, aho muherereye, turabizi ko mukurikirana Umurara TV muri hanze y'ibihugu byose, mu mugabane wose w'isi, aho waba uri uherereye hose, Umurara TV ukurikirwa n'abantu benshi. Rero nzi ko bamwe mu bafite ubushobozi hari abo Imana yahaye umugisha wo kuba batanga imbaraga ndetse no gukiza amaboko y'abadafite ubushobozi. Uyu mwana aramutse abonye ubushobozi yavurwa. Dukomeje kuganira na mama we, ese hari amafaranga runaka ibitaro byaba byaraguciye ukayabura, cyangwa se nka bije ubuyobozi bw'ibitaro runaka bwaba bwaragukoreye kugira ngo kugira ngo uyu mwana abashe kuvurwa, mbega hari bije y'amafaranga runaka inzego izo ari zo zose z'ubuvuzi zaba zarakubwira ati habonetse aya n'aya uyu mwana yavurwa? Ni ukuvuga ngo narirukanse bishoboka, nagiye no ku bitaro by'ahantu bita i Gahini, ngiye kureba yuko bashobora kumuvura kuko bari bandangiyeyo. Bampa hano mfite urupapuro bari bampaye rw'amafaranga nshobora guhagurukana. Ayo mafaranga rero niyo bari bansabye nshobora guhagurukana. Ndabona ari ibihumbi 352 n'amafaranga 935. Ayo mafaranga rero niyo yabuze, niyo yari ibanze kugira ngo uyu mwana, aho hari harimo ngo agatebe yakwicaramo, hari harimo udukweto tumugarura ibirenge, hari harimo ngo n'ikindi kintu cya sentire nyine bamwambika ku mugongo kigafatira hano gutya akaba yabasha kuba yemye gutya. Ayo mafaranga rero niyo yabuze, niyo yari ibanze kugira ngo umwana atangire abe yavurwa. Bakunze rero b'Umurara TV aho muherereye hose, murumva ko mu by'ukuri amafaranga atageze ku bihumbi 500 ni amafaranga make ariko menshi kuri uyu mubyeyi, kuko mu buzima abayemo bwo kwita kuri uyu mwana adafite n'imbaraga zo kuba yajya hirya no hino ngo abashe kumushakishiriza, atunzwe n'abagira neza. Nk'uko mubibona, uyu mwana ntabwo ari umuntu wasigwa mu nzu, si umwana wagendana, ni umwana ubisaba ngo uba muri hafi amasaha yose. Bisobanura ko rero uyu mubyeyi afite akazi gakomeye kadashobora kumworohera kugenda ngo ace inshuro abe yabona n'ayo mafaranga bamusabye kugira ngo abashe kuba uyu mwana ingingo zizasubirana, kuko nk'uko yabivuze ndetse nk'uko mubibonye kuri kiriya gipapuro, birashoboka ko uyu mwana yakira mu gihe abonye ibyo bamutabye, cyane cyane nk'iyo sentire, ako gatebe, izo nkweto, ibyo byose nibigenda bigarura ingingo bizigorora neza, hanyuma ubuzima. Bakunze b'Umurara TV rero, nk'uko mubyumva, murumva ko umubyeyi aremerewe kandi murumva ko mu by'ukuri akeneye ubufasha. Ariko tugomeza kuganira nawe, nagira ngo mubaze ese ko yagiye ahura n'abaganga hirya no hino. Urumva ko mu by'ukuri umwana afite imyaka 8 ariko ntaramenya no kuba yakambakamba, ntaramenya guhagarara kubera ikibazo mwabonye cy'ingingo, ndetse no kuvuga ntabwo avuga. Icyakora mu bigaragara ashobora kuba yumva, niba ntibeshye. Umwana arumva? Kumva arumva. Ndetse aranareba. Mu by'ukuri mu bigaragara uyu mwana afite uburwayi bwakira nuko bukeneye amafaranga. Mu by'ukuri mu buzima ubayemo bwa buri munsi, ubona ayo mafaranga ibihumbi nabonye bigeze kuri hafi 400 aburaho make. Ayo mafaranga umaze igihe kingana iki uyasabwe, cyangwa se umuganga yayagusabye ryari? Shize imyaka igera muri 3 bayansabye. Mu by'ukuri mu myaka 3 umaze kubona ngahe? Imyaka 3 nge ntakubeshye nta kintu umaze kubona, kubera yuko iribonetse riba ari ryo gushyira inkono ku ziko. Kandi ari amafaranga nubwo bayansabye kuri biriya bikoresho by'umwana,
ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibimukiza bya burundu. bivuga ngo ayo mafaranga bagusabye ni amafaranga adashobora gukiza umwana, none bakubwiye ko ari amafaranga akora iki? Ibyo bikoresho ari bimufasha iki? Ibyo bikoresho bambwiye yuko ari ibimufasha kuba uturenge tutakomeza guhengama, kuba umugongo utakomeza gutana, ingingo ze nyine wenda zikaba ziri ahantu hamwe zemye zigakomerera aho ziri ariko zitakomeje kugenda zitanatana. Bivuga ngo ibikoresho bagusabye ko by'ibanze wagura ari byo kugarura izi ngingo nibura mu murongo zikakomeza gutana zijya hirya no hino. Mu by'ukuri se bigeze bakubwira ko uyu mwana haramutse habonetse abaganga bamuvura, inzobere mu kuvura ingingo, zishobora gugusaba cyangwa se bishobora gutwara akayabo k'amafaranga angana iki, niba hari icyo wigeze ubyumvaho? Abaganga nagiye mpura nabo bagiye bambwira yuko uyu mwana kumuvura yajyanwa hanze nko mu Buhinde. Bambwira yuko nko mu Buhinde yakira kuko ho haba hari ibikoresho bihagije n'abaganga b'inzobere cyane, ariko bambwira yuko bitajya munsi ya miliyoni, hagati ya 20 na 25. Bakubwiye ko hagati ya 20 na 25 bishobora gushoboka. Hanyuma bakimara kukubwira gutyo wumvise bimeze bite? Hari icyizere wagize cy'uko ayo mafaranga hari abagira neza mu muryango se, cyangwa se ubundi bufasha waba ufite bwakurwa ayo mafaranga? Bakibimbwira gutyo ngewe narihebye kubera yuko ngurishije n'ibyo mfite nta n'ibihumbi 500 byavamo. Uretse kwizera Imana, umuntu akizera ko Imana ishobora byose, yabona abagira neza babimufashamo. Ariko nge ku bwanjye n'utwo nari mfite natugurishije mukoreshereza kini. Nta kintu rero mfite cyampa icyizere nge ku bwanjye cy'uko ayo mafaranga nayabona, keretse nko kwiyambaza abagira neza bakamfasha. Nge ku bwanjye ubwo bushobozi buri hejuru y'ubwenge bwanjye. Bakunzi b'Umunara TV, mwihangane nubwo nakomeje kubaza ibibazo bikakaye, ariko no kugira ngo aho muherereye hariho hose mwumve ikibazo uyu mubyeyi afite, mwumve niba hari naho nibura rwose yakura ubwo bushobozi. Ariko suko nirengagije ko n'ibihumbi 300 nabonye hafi 400 yasabwe yabibuze muri ayo mezi yose, muri iyo myaka 3 yose ishize, akaba atarabona n'igihumbi. Mu by'ukuri uyu mubyeyi akaba atunzwe no kuba ari abagira neza bamwoherereza, abaturanyi, abantu baza kureba uko yaramutse, bitewe nuko mubona ko ntava ku mbuga bitewe n'uyu mwana. Kandi uretse n'uyu mwana afite n'abandi bana, afite murumuna we, akagira ndetse na mushiki we mukuru. Murumva ko ntabwo byoroshye. Tukiraho, uyu mwana ni umukobwa n'umuhungu? N'umwana n'umuhungu. Uyu mwana ni umuhungu. Rero murumva ko mu by'ukuri aho muherereye hose mwebwe Imana yagiriye neza, nawe ufite umutima wo gufasha. Ntabwo ari ngombwa ko ufite ibya mirenge, ariko 100 ryawe, 200 byawe, 100 byawe, miliyoni yawe cyangwa miliyoni zawe tuzikusanyije, dushobora gutabara ubuzima bw'uyu mwana, akabasha kuba ariho mu buzima bwiza kandi bufite ubuziranenge, akabasha nawe kuzafasha abandi. Ibi rero tubikora cyangwa se ubuvugizi nk'ubu tubukora kugira ngo wowe uri hirya no hino, birashoboka ko waba warahize n'umuhigo cyangwa mu mutima wawe ufite umutima wo gufasha, ariko ukaba warabuze uwo wafasha, ukeneye ubufasha nk'uyu nguyu. Rero ahangaha tumuzanye ku Munara TV kugira ngo mubone ko uyu mubyeyi kuko akeneye ubufasha. Murumva ko baganga bamubwiye ko hagati ya 20 na 25 abasha kuba yabona ubuvuzi bwiza kandi bwizewe bwavurira uyu mwana agakira, agakorera igihugu ndetse n'isi muri rusange. Reka rero tubaze uyu mumama, mu buzima bwawe n'uyu mwana, hari imiti waba warategetswe kujya umuha buri munsi, ariko kuri uyu munsi ikaba yarahagaze cyangwa biracyakomeje? Imiti barayintegetse. Hari imiti njya mfata aho bita indarakarayezi, harimo witwa torozo, harimo witwa detakini, harimo witwa na kepura. Buri kwezi aba yandikiwe kuyifata iyo miti, ariko urumva iyo ukwezi gushize nta mafaranga mfite, iyo miti nyine ntabasha kuyifata. Iyo atayifashe rero agira ikibazo cyo kugira kirize. Nabyo ni ikibazo. Ubundi buri kwezi nyine yakayifasha, ariko iyo bihuje nuko nta mafaranga mfite,
ntago waba udafite naho gushyira inkono ku ziko ngo ubone ibihumbi bigera mu 10 byo kuzana umuti w'umwana n'amateke. Ubwo iyo mfite amafaranga ndayimufatira, iyo nta mafaranga mfite nyine ndabyihorera, ariko birangora nyine, agira amakrize nyine akagagara, ni ibibazo nyine biba bikomeye cyane. Mukomeze kandi gukomera, kuko kugira umwana nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye. Umwana ukomeza kwitaho bigusaba kumuba hafi, ntabwo byoroshye kuba wabasha kubona ikimutunga kandi ari wowe wakagombye kumuhagurukira kandi nanone ukamwitaho. Bakunzi b'Umunara TV, murabona ko uyu mubyeyi dusanze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Ngara, mu mudugudu wa Birembo, murabona ko akeneye ubufasha. Aho uherereye hose mu mpande zose z'isi, nzi neza ko Imana yaguha umugisha uramutse utanze na makeya ufite. Reka tumubaze niba afite ikoranabuhanga cyangwa se aho umuntu ashobora kumuhereza ubufasha akaba yabukusanya. Ushaka no kumuvugisha kuri telefone, reka duhe telefone ushobora kumubonaho, cyangwa se ushobora no kohereza ubwo bufasha ubwo ari bwo bwose. Ntutikeke ko bwaba ari buke, nubwo cyaba ari igiceri cyawe cy'ijana, cyagira umumaro gihuye n'icyanjye kigahora n'icyuriya, byabyara umusaruro, nibura akabona n'ibyo kurya byo kugaburira uyu mwana mu gihe atarabona izo miliyoni 30 cyangwa 20 na zingahe bamuciye, nibura akaba afashijwe muri ubwo buryo. Ese ufigira telefone umuntu ashobora kukubonaho n'umuntu ashobora kukubarizaho n'ibindi bibazo nyuma ya kamera? Telefone ndayifite. Wayibwira abagukurikiye? Telefone yanjye ni 079 0 nanone 9 inshuro 2 3 9. Nisubiremo, telefone yanjye ni 079 0 nanone 9 2 3 inshuro 9. Bakunzi b'Umunara TV, turaza